Haleluya, haleluya bene data, amahoro y'Imana abane namwe, ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana muri iki gitondo, amen. Nifuje kuvuga ku mumaro w'umwete w'abitorero mu gusenga Imana, umumaro w'umwete w'abitorero mu gusabira abantu, umumaro w'umwete w'abitorero mu kuvuga ubutumwa bwiza, umumaro w'umwete w'abitorero mu kuba maso, mu kuba abarinzi bazima, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro cyane. Turasoma ijambo riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni ibice 12, turageza ku murongo wa 23, dusome mu izina rya Yesu. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohani, abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe bari mu minsi y'imitsima idasembuwe, amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode yari bumusohore. Iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohani wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Roda ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibinezaneza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza baturasaze, ariko akomeza guhamya ko ariko ko bati ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we koko. Barumirwa, arabamama, abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura. Abaza abo barinzi, ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya, aba ariho aba. 20. Bukeye Herode arakarira ab'i Tiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama, baramusanga bahongera Burasito, umutware w'abashashi b'umwami. Basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetswe, Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, aherako agwa inyo, umwuka urahera. Ndifuza ko tuganira ku mumaro w'umwete cyangwa se ishyaka by'abitorero mu gusenga, mu gushaka ibyiza, mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu guhindurira abantu kuri Kristo. Izina ry'Uwiteka rishimwe
kandi rihabwa icyubahiro cyane. Itorero ry'Imana rigizwe n'abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa n'abana bahuriye hamwe batahiriza umugozi umwe mu kwamamaza ubwami bw'Imana ku isi, gushaka ibyiza Imana ishaka ku isi. Igihe ba Petero bari bagezemo cyangwa se intumwa n'abizeye Kristo bari bagezemo, cyari igihe cyo kurenganywa kuko bavugaga bati iryo dini ryanyu ni inzaduka, ibyo by'ubutumwa bwanyu, uwo Yesu ntabwo tumwemera ntitumwizera. Niyo mpamvu barwanyaga itorero kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo butamamara. Batangira kwicwa rero, Imana itugirire neza. Umumaro w'umwete w'abitorero rero naho watangiriye, bajya hamwe barasenga bararira bati Imana batwaye Yakobo, none dore na Petero baraye bari bumwice. Nuko Uwiteka yohereza marayika ngo aze kureba ibibaye, aragenda ajya mu nzu y'imbohe. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 45 bitubwira ku mugabo witwa Kuru, ariko icyo gihe ryari rije ku bwa Petero. Haranditse ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Uwiteka Imana Nyiringabo ahita afata ya minyururu arayirekuza, imuvaho ku maboko. Arangije agera ahantu inzugi zikingura, za nzugi z'imiringa. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ni rizima, kandi mu gihe cyo gukora rirakora, kuko Imana igihagarara ku cyo yavuze yarangiza ikagisohoza. Imana ishimwe. Kubw'ishyaka n'umuhate n'umwete w'abitorero bingingira Petero, Imana itegeka marayika kumukura mu nzu y'imbohe. Agira ngo ni ibikino, agira ngo ari kurota, ariko ngo marayika amaze kumusiga nibwo yasobanukiwe neza yuko burya Imana hari ikintu yakoze. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Kandi ngo arangije ashyika kuri ba bantu bamuririraga, babanza kumva ari ibintu bitariho, ariko baza kumwemera babibonye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro cyane. Kubw'umwete n'ishyaka abitorero bagize, umwete n'ishyaka abitorero bagira uyu munsi, wahindura ibintu. Uwiteka Imana yahindura ibintu bikamenyekana mu isi yose ko Uwiteka hari icyo yakoze. Umumaro w'umwete cyangwa ishyaka ry'abitorero mu gusenga rero uhindura amateka y'ibyasengewe, uzura ibyari bigiye gupfa bikongera bikabaho, uca inzira aho zitari, uzana imigisha. Tugiye mu Gutegekwa kwa 2:28, umwete ugusumbisha amahanga kandi ukazana imigisha y'Imana, kandi Uwiteka atanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Torero, gira umwete wo kuguma mu muhamagaro w'Uwiteka Imana. Amen.